none se sheri mama Justin kamubaza iwe mbabarira neza mama Amahoro. yego ndi Justin Hakizimana yes Karara uramuzi Shakara muzi kuko yampemukiye nyine. gute muri makeya Ni ukuvuga ngo Karara kumumenya kw'iwanjye namumenye ari 10 n'umugabo wanjye 10 ari amashumi ubwana bimenye bigeze ku nkombe hamwe bigera ku nkombe bikahenukiramo nyine yego mumenyera ku mafoto yajyaga yohereza umugabo wanjye yego mubonye no mu kiganiro arimo aserereza umupapa mbonana n'ubundi ntamuzi yego numva ko byihanganira navuge si ibintu bibaho kweri nuva Karara hashize igihe kingana iki agoye muke imyaka 4 kabisa imyaka 4 yakuviremo gukora divorce n'umugabo wawe yararekanye ubu ngubu umugabo wawe ari he kirimo uracyarimo mana mama Justine please yo mbonye mama nagiye kuri YouTube gutya mu kiganiro cyashyushye nk'umupapa Sabe ngo Sabe nase Sabe biti ngari kububa numva ngo urimo yenyegeza umuriro nk'uwo Karara umutima urandye urambye navuga ni gute umuntu abazi karindaya nawe indaya mbaya we none ibyo binagaragara kajya gusenya umuntu wo gupapirira batanabonye Yesu Kristo umutima urambye numva birantenze navuga we yapekinga kuri iki abasirikare n'abantu beza cyane yo umusirikare yarampamagaye yarambwira kuko nari ntoranye na defense yabo arambwira tumva shati ibintu urimo ntabwo ubizi hari umukobwa ugiye kugusenya wumirwe yo ahubwo nawe urabise se ubundi ntereka niturize ntegereze ntebe yes we ntunkuye rero cyaje kunzunguza ubwonko nkaba nk'umusazi ubwo mwihangane ndimo navuga nihuta kugira umuriro utaza kurangira ngo mama gira vuba tuzaza kukureba ejo nze tuganira ikintu cyaje kuntungura nagiye kubona intara igera mu mezi 8 nk'ukwezi kumwe ngo mbyare ku mugabo numva ari wa muntu wiyoberanya mu mana kuri mobile money amafaranga mugeraho mbese nabari gusobanukirwa katazarimo n'uwo muntu nuriya Karara sheri umva mama Justine mu by'ukuri nuriya Karara tubona Karara nuriya Karara cyangwa uramukona ni Karara rwose ntabwo muharabika ntabwo ntani tuziranye naho nkaho ye baba data we none kugira ngo utekereze uvuge nuko wabonye avuga ati ngewe nunze wazaza mvuge wabyakiriye ukubona avuga ko ari umwere kuyamuhereza njye numva ko isi yishuye ko ntabirenze yego Kimasa niyo mpamvu rero mbwira abantu ngo mama we abana mubayeho mu buhe buzima bimeze gute abana banjye ntabafite kuko nabyaraga nirukanka nyine ubona nta mukuru nta muto ariko ubu abana banjye pe barakuze ubwo nubwo umuntu iyo satani ko atatse Imana nayo igira uko ibigenza Yesu uri n'umukirisitu mama reka ngushimire ku bw'iki kiganiro tugiranye nimba waduha nimero wayiduha wayitanga kuko turi mu kiganiro abantu ukababwira ukuri ukavuga abantu cyangwa se reka uzayitange ejo naje nta kibazo urakoze cyane urakoze mubyeyi wanjye mwiza ndazinduka cyane nze kukureba nshobora no kurara nze nta kibazo rwose maze nitwa Justine rero naje kwimuka ntaje ngeze i Kigali umugabo aza kunsanganira i Kigali arimo nari ibintu bimeze neza nibonye ku Ruhuha ngeze Ruhuha ubwo twafashe amagare turagiye aho bita mu cyahoze ari muri Ngenda ubu numva ari umurenge wa Nyarugenge ubwo nibonye aho nkaho nishyira mu nzu mbona nta kibazo intebe nta mbese buri kimwe cyose kirimo ariko
inzu rero nayibayemo nyimaramo amezi agera muri 7, ariko ubwo ngubwo uko yakikibari niko ahamagarana n'uwo Karara wiwe nkumva arimo aramurota Karara wanjye sheri myiza ibintu nk'ibyo. Karara wawe Karara stop aranira kumenya Karara ari mu ntoki. Inyamata oya nari ntuye Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge niho yazaga mu mudugudu wa Soro akagari ka Ruganza. yo mama wanjye mwiza ihangane rwabagaho bita mu Ngoma, munsi yo mu Ngoma kuri munsi ya defense ya gisirikare yo hafi naye wasi ndahabona ubu dufaranga twose twavuye Darifuru ntibigeze twose twa misiyo usho narahebye inzu ikimasa n'inkoni ubwo yarambwiye nk'ahantu nakoreye mu gihugu ahantu numva hatugwaho neza ni Bugesera. yego anyumvisa buryo kinzu twayigurisha kuko n'ubundi nayigeragamo itari yuzura neza njyanye nk'abakozi nageramo nkarwara amaguru ibintu bigahinduka nanjye numva ko ari ikibazo nemerera umugabo ko tuyigurisha noneho muri icyo gihe cyo gushakisha aho mpa abankondeshereje. ubwo nubwo rero yaje kumpamagara ari Bugesera urumva amafaranga nagurishije nari nayisize kuri konti kuri KCS arampamagara arambwira ati rero inzu yabonetse none nyohereza amafaranga 1 miliyoni yuzuye. urumva nari nayigurishe 3,400,000. navuga ni inzu ya miliyoni nta kibazo amafaranga nagiye mu mujyi nshyira hepfo umuntu ameze nk'intare naracitse ntiruka njya mu muturanyi nsangayo nkwenga zaca inzugi ngo ubundi nkanyice ngo azazikoresha ibintu nk'ibyo. mana nyagasani hejuru ya Karara ibintu muba mwarakoze umuntu arangije arambwira ati rero shaho cyo umuryango w'inyuma wiyerukangire ukirutabaza umushumba w'itorero. nagiye guhamagara umushumba w'itorero ahageze asanga umugabo yasisi arambwira ati ngwino uryame iwanjye ibintu tuzabyinshiramo. umugabo yaciyeho aragenda ajya kurara iyo ngiyo nawe yirarira ngo za Nyamata. sirikare barabimbwira ati yajyanye na yashumi yewe Karara abana nta kibazo mpaho mu buzima bukakaye ese shaki nimero y'umuntu umwe mu bantu b'aba YouTube nanjye muganiriza. ni muri urwo rwego nari naracecetse narafungiyemo mbona nuko niba byarasenyutse nkahangana n'urubyaro rwanjye umugabo akohoha akagenda gutyo urumva ntabwo nari kugira ute ntabwo nari nabiceceka ariko kuri te Imana yo mu ijuru byumve Karara ni umugore mubi niba ni umugore n'impari ni umukobwa Imana izamuhembera ibintu akora. harya ubwo sheri mwari mutuye ubwo gihe mwari muri hehe aza kugusanga ku rusengero bakuza kujyaho wari hari bivuze ngo inkange yaragiye inzira agenda kahibaze nashidutse na yayindi yambwiraga yarayishyuye mbona barimo barasohora ngo nishyure konte ntabwo yarahari yararigabiro. harya ni mama nde wewe uri mama nde harya mama Justine yo mama mubyeyi wanjye mwiza yo ni iki kiguteye gutuma uvuga uti noneho ngenda nabirambiwe? ikintu kinteye kubivuga nari wa muntu wasanga isaha y'Imana ibinageze kugira ngo umuntu yantarare. yego nukuvuga ngo ntabwo nakundaga ibintu byo kujya ku ma YouTube ibintu impamvu mbikubajije ni ukugira ngo wamurira udashira by'umwihariko tutageze ku ntego ko n'ubundi ejo nzagusura tuzagusura nuko. reka nongere mbasuhuze bakunze kuri Nyako TV na Mama Justine TV mbabwire ngo Imana ibaha umugisha nkuko nabibateguriye nkanabibasezeranya nababwiye ngo nje kuvuga ngo ubundi Karara vipi zawe by'ukuri turabakunda cyane. weho rero uri hanze y'igihugu dukurikirana uri muri Amerika, Australia, mu Bwongereza, Canada, mu Bubiligi, kankubwire ngo Imana ni iguha umugisha udukurikirana uri Cyangugu Rusizi abantu b'i Rubavu ndabasuhuje
ndabasuhuje abantu b'i Rubavu, natwe tubashuhuje abantu bo mu Rubavu na mujyi wa Kigali Cyangugu bubahwe hirya no hino turabasuhuje. Nk'uko mubireba rero turi kumwe na Yvonne na mama Justine, kandi nta kindi gitumye twicarana cyangwa se tuvuga by'ukuri. Njyewe buri muntu wese ajye muri komenti, aho umuntu wese uri kuvuga Sabe Gasopo, gahunda biriho ni ukubabwira ngo ni Gasopo. umuntu uvuga Sabe Mama Justine iki Gasopo, gahunda ubu dufite ni Gasopo. Mama Justine ndakwakiriye. urakoze cyane. Yvonne ndakwakiriye. urakoze cyane. Yego, amakuru bimeze bite? sha amakuru ni meza, turaho turashima Umwami Yesu. Uyu munsi wa none rero muzi ko Sabe amaze igihe kinini avugwa ibintu bigiye bitandukanye, ko abantu batangiye kuvuga ngo yatwishyuye Imana, ntabwo tunamuzi. njyewe ngira ishyaka ryo kurenganura umuntu urengana, kuko nanjye hari ibintu byagiye erega buriya Justin wivuga ngo ni ukurenganura umuntu, ubundi buriya icyaha kikimara kuba byabaye cyangwa se bitabaye, ariko byanabaye, ntabwo ari ngombwa ngo umuntu wese avugirize uwakoze icyaha induru. Rimwe haba hari itegeko rimugonga, arahanwa. Kabiri, hari Imana ibimureba nayo ubwayo iba yababaye. Kuba wavuga uti Mana Nyagasani uriya muntu byibura ongera umugarukeho, biruta kuba wavuga ngo aragakubitwa n'inkuba. Nge simbya ku ruhande ngo ntiyasambanye cyangwa se yarasambanye, kuko sinari Imana. Buretse mu Majesty, iki kibazo kijya kuba cyarabaye ariko gihera kuri Karara TV show. Karara TV amera nk'ubisohoye. ni Marene. Inde? Ni Marene Wande? o kwa Sabe. Karara. Impamvu mvuze ngo ni Marene, Guteze. iyo umuntu twebwe turi kureba, iyo mubanza wumve nyine, iyo umuntu yicaye imbere yana akababwira ngo njyewe ndanga ko ingo ziguma gusenyuka mbireba, ndi kubaka nyine ni Karara. Niwe Marene mbese Ni Marene n'amagambo yabamarira ku mundi wowe uri kubakuru utari Marene. ayo n'amagambo yabamarira n'abakecuru bakuze nka ba mama batakiriho. Ayo rero ibyo bimajije kuba habonetse ibintu byinshi. Big Energy barahaguruka, umuntu wese Big Energy kambira umuntu witwa Yago aze no kwitonda cyane, kuko hari abantu bari bwitire aba Big Energy bagakora ibintu bibi, urumva, ariko batari mu ruhande rwa Yago. sha ngiye kuba ndi umufana wa Yago, ntabwo ikiri inyuma ya Big Energy nkiza, gusa ndi umufana bisanzwe. Rero nsobanurira abantu, turakomeje turakoze, tuje tuvuga ndamukunda burya ari ukuri. urumva tuza tuvuga Sabe ni iki yakoze cyane, bose ndi umufana wabo. Justin, ejo bundi dukora ikiganiro narakubwiye ngo Sabe ntago ari padiri, ngo yakuyemo ikanzu, ikindi yakuyemo ikanzu, ikindi ngo ino ndebe si masera, ngo yakuyemo ivara, nta nubwo ari umudiyakoni si na pasiteri. Ikibazo gihari ni iki Mama Justin, hari icyo wumva? Inkweto yabonye yayo ibintu birakenerana wanje. Genda kugira ngo abantu bakunda Sabe mwese mwandike muri comment ngo Gasopo. Oye erega reka nkubwire bya bintu nta umuntu anabikora, usibye reka nkubwire, urumva, usibye nge Justine wajya ngo hari narasaze. Kambanze nigire ku kiganiro Mama Justine, kuko ntago nshaka ko gitinda abantu bafite amatsiko. Sibyo, tumaje gukora ikiganiro mbaza uwitwa Yvonne utese hari utuzibiti twa Karara waba ufite? Mucyaje mu kiganiro ati ntatwo. Nyuma yaho rero y'iryo jambo haje kuboneka ibizibiti byande. Umva amakuru nyafite, umva tunababwire ko ni Musanze ndajyayo, ni Rubavu, ubu tuzajyayo, tuvugana turagira ngo tubabwire ngo nta kindi kintu tugiye kubikorera. Karara uvuga abandi, Karara we ninde? Usibye Justine wemera ko n'abana narasambanye, nta wundi muntu yasize intama 99 ajya gushaka imwe yari yazinye. Impamvu yapfuye ruriya rupfu nuko yarazi ko ibyaha bigomba kubaho, urumva, yarababaye turababarirwa, arabambwa turabamburwa. Mupfa kuvuga gake nibyo. Ijambo ryarambwiye ngo kera ntago twari ubwoko, by'ukuri Yesu aje duhindura ubwoko. Kera ntago twari abo kubabarirwa, sibyo?
ariko ubu twarababariwe ni ukuri pe urumva umunsi twarababariwe twese ntiturageraho kandi ijambo rikongera rikambwira ngo niyo byatukura tukutuku imana ibihindura ngira byeza bigahinduka nka sheregi urinde wowe uri mwere nyabaki wo gucira urubanza mugenzi wawe igihe ubona bimukomera oya uvuga sabe reka sabe ntabwo ari wenyine usambana abantu benshi barasambana ikibazo sabe niwe ngo wasambanye yabaye nka ya nyamanza yanyereye iragwa nge rero ntimuze kumbwira ngo nge mvuge ku muntu umwe nge mvuga muri rusange zagiye umuntu uvuga ngo narebye aha nge ndavuze ngo biriya ni ibintu biterwa na buri muntu wese ariko ubu ufite ubuzima buzima mama Justine ubu turi kureba sabe kuko niwe uri kuvugwa ni nawe utumye twicara ntabwo wabonye muyangushayo siko mutare by'amakuru ahari muyango we mwihorera rero tukimara kuva mu kiganiro ntabwo nshaka ko dutinda cyane haje kugaragara umumama wigaragaza aravuga ngo mbere y'uko nanagaragara mu kiwanja reka nze mbanze mbahamagare mbaha amakuru yaravuze ngo ngiyo ndi kubona Karara avuga ngo ni umwere ku iparato n'ibintu yankoreye akantwara umugabo yarangiza yaravuye mu kazi ahantu hanze mu butumwa bwo mu kazi yarangiza amafaranga mfite abana bangaye 5 amafaranga akayarya akansaza narasezeranye devoruse karindwi iba kubera Karara nkaba ndi kumubona ari kuvuga ngo sabe ngo ari kubaka umuryango n'ukuntu yansenyeye akanyibutsa yaninja yansenyeye urugo reka ngubwire dufite amaninja tuvugisha ukuri uri kutubwira ngo uri kubaka kandi nawe yarasebye ninde wamugize umufundi wo kubaka uyu mubyeyi agahinda afite n'abana 5 katurutse kuri wowe umugabo maze kumwe turamujugunya uramurya urangije kumurya umuta mu bisheke amafaranga yavanye Darifuru yose urayarya urayamara none uri kuza wigira umutagatifu ujya kuvuga sabe wowe urinde ahahise hawe nawe ko atari heza reka twese buri ducukumbuye twasanga hahise hacu atari heza tujye tuvugisha ukuri ahubwo ngende ndagira ngo tubanze twumvisha abantu mu mama byivugira tubumvishe twebwe urumva ibi mbabwiye mubishyireho abantu babyumva iyo tuza hano imbere tugasakuza tubanze tubwire abakunzi bacu ko aya majwi tugiye gukora nyiramajwi yaduhaye uburenganzira yego mumanze mubyumve ntago ari ibintu byo gufitira tuzanamuzana ze kuri kamera yicare nta nubwo ari no kumuzana gusa we iyo video iranahari ahubwo babanze bafate ku majwi cyane twagiye pureyinga neza umuriro nyihaye umuntu nayo yisagingiye kuko hano narindi nta muriro wari uhari nashaka kukubaza uwo mugabo wawe Karara yatwaye niwe babana ntabwo babana we bararekanye we baratandukanye mwari mwarasezeranye se none narasezeranye nawe kabisa byemewe n'amategeko mwaje kudivorusa se mwaradivorushije ariko muri make ubwo urumva ko uruhare rwose rwaturutse kuri Karara kugira ngo mudivorusa ni Karara rwose kuko urumva akiri no hanze ifite amakuru hari umusirikare baganaga kagira ngira ati ariko hari umuntu kuko kenshi gashoboka umugabo wanjye twara araduserera uko aje umuntu yamuhamagara nyine nkarara nkubitwa kwa Kibibari bakagenda bakabimara baba mu mahoteli gutyo umuntu yararaga kubitwa kubera Karara urumva no kuri banki ntabwo nigiraga mpareba no kuri banki ntiyajyaga narifite umugabo kanagaragara nk'umuntu ujya gufata Karara agafatika ntirirwa ajya kwikorera amabuye kandi ufite umugabo ukora urumva byari ikibazo kibirata kugira ngo abana babeho kubera Karara ubwo ngubwo rero biza kurangira nyine turarekana nyine gusa nawe ntabwo bakomezanyije kuko yabonye nyine amaze kuba ukundi kuntu aramureka nawe bivuga ngo uwamuretse ni Karara kuko icyo yamushakagaho nyine n'ayo mafaranga yari amaze kuyamurya yamumazeho Darifuru yose yari ayirangije nyine none se mufitanye abana yego dufitanye abana 6 bari 7 wa mbere nyine niwe bapfuye mwe nakubwiye wapfuye avuye hanze none se ubayeho gute nta wundi mugabo ufite nta wundi mugabo ufite nyine ubu ntakodesheje nk'abandi bose bibana none se ubu nk'ubu ngushakiye nk'umunyamakuru
kuri YouTube ugatanga ubwo buhamya ndabizi neza ko ushobora kubona n'abaterankunga ukaka n'inkunga ukavuga ati mumfashe no kurihirira abana ni ikibazo hari abantu benshi kandi ni ukuri abantu bajya bafasha n'ukuri nyako tubafasha rwose ni ukuvuga ngo nushaka uzanyemerere tugusange Rubavu ubuhamya ubuduheho rwose tugukorere n'ubuvugizi ni ukuvuga ngo ubundi njye ntabwo rwose pe ibya Karara n'umugabo wanjye naranabyihoreye urumva mu myaka ibaye ine umugabo atararekanye urumva ko rero ntabwo numvaga nanabishyira hariya ariko ikintu cyaje kumpabaza ni ukubona iriya nkuru afata igihe ku mugabo w'abandi kandi nawe abagore b'abandi yarabazengereje amwigaho akaba ari gutanga amavideo wavuga ngo ari kubaka urugo rwa Sabe kandi ahubwo ari kuzisenya nk'uko asenya izabo arwubatse n'iz'abandi yarazi ese ubu rwanjye Imana ibimubajije yambwira ko yarushingiye he rero njyewe numva aricyo gihe kugira ngo noneho dushyire ukuri kwa Karara hanze abantu bave no mu bujiji bwo kumva ko ibyo Karara avuga ari byo ahubwo abantu bari mu rujijo bamenye Karara uwo ari we uko niko kuri kuko ngewe rwose pe nta mutima we nari mufite nari navuze ko byasa kose Satani yaransenyeye nyine narabyakiriye ariko kubera umutima namubonanye nkabona ibyo akoreye uriya mupapa mbona ari n'umuntu witurije uri aho ngaho nasanze ahubwo ikimubabaza ari uko we ntayamukeneye ngo baryamane akamwangira kuko iteka ryose umuntu w'intaya wese umugabo wawe hagati y'umugabo n'umugore yakwishyemo umwe untararokoka reka nkubwire rero nyemerera uzaduha ikiganiro tuzemera dutege tugusanga aho ngaho kongera ikiganiro kukibaho nta kibazo binteye nta n'icyo bintwaye umugoroba nagusubiza mufate umunsi yego muzaze mpaho ubuhamya bwanjye yego n'abisi babone ko kwishushanya urishushanya igihe kirekire ko Imana ikagucira ku karubanda yego muzaze kabisa ntaguha igisubizo mu mugoroba muzaze njye mbaha ikiganiro n'ubu nguhaye igisubizo ahubwo ni uko hari akabazo mfite ku munsi w'ejo ahantu nzirirwa ejo nzajya umusanzu mu miryango y'abana nta kibazo wowe uze kumpa igisubizo nta kibazo ntakibazo kabisa ntabirenze urakoze nawe urakoze cyane gasopo tuvuge ngo iki gahunda umuntu wese muri komenti nambwirira abantu nk'atanu navuge ngo gasopo aravuze ngo iyo mbonye ukuntu ari gukorera ibintu uriya mupapa n'ibintu yankoreye ngo nkajya nirirwa nikorera amabuye umugabo wanjye avuye idarifuru bari kurya amafaranga ni ukuri ko reka mbabwire abantu twagiye twiba tugasambana reka mbabwire hano ni ku Karubanda ntabwo ari iwanyu mu cyumba nta nubwo ari muri salo usibye Justine wasaze wemera ko ndasambanye cyangwa nshobora no kuba nanibye na Justine numva byemera mwese ibyanyu uhereye igihe mwagereye mu mujyi wa Kigali cyangwa mwana wuvukiyemo ibintu mwakoze bigeze kuri kamera ni ukuri ko Imana icyubahiro mufite uyu munsi abenshi ni ngo mufite mwaziturumbukamo uyu mubyeyi yarasezeranye amaje nababwiye gusezerana ijambo rivuga ngo twese uwacu kumbura hahise hacu yasanga ari hano ahahise ahahise wowe urahaze aye wowe komeza hari abantu baciye mu buzima uyu munsi na yego bakunzi bacu rero nk'uko bisanzwe uyu mama yagize ikibazo mu myaka ine abana batandatu ari wenyine Karara yaramujyanye mama Justine urabyumva ute wumvisha iyo rekodi n'ibivugiwemo ubyumvisha ute kuba Karara yahagarara hariya akagaragaza amafuti ya Sabe y'uyu munsi nawe afitayo ahatambutseho gatoya yo gusenya umuryango kandi akanawuheregeta na divorce zikaboneka ntanakomezanye na wa mugabo nawe akamuta mu bisheke Juste rero na Yesu yasize atubwiye ati wasogoshije ishyano kumubi yakumanukiyemo Satana kimanuka ntago twakwira depe ntibishoboka ariko urabona ko ibintu Karara yakoze yakoje hagati mu ntozi yego uyu mubyeyi yongeye gushenga kuva ko yarabyihoreye pe ariko abonye ukuntu ngo arimo kuvuga ngo ngende umwere ngo nshaka kubaka sosiyete nyarwanda ngo nshaka abantu bubaka ingo ariko mu by'ukuri reka nkubwire
karara ni umudamu kandi wenda nubwo wenda avuga wenda ngo afite uko abayeho ngo afite isura ngo afite iki ariko akabijya nkubwira umwanzi w'umuntu ni umubiri biriya byose mu masegonda byashira handi bivuga ngo umukobwa ngo mwiza ngo ayireba ngo akihindukiza ngo akareba amataye ngo akareba iki ejo ngo bikabura burundu reka mbwire karara ngo yihagarare imbere y'abantu ngo yigire umwere kuko afite imitima myinshi yashenguye aritwaza ngo sabe ngo umugabo wa ngwino ndebe ngo umuryango wabo ngo ibiki ariko we abo yashenguye ni benshi abana batandatu ni benshi n'umugore divorce izamo n'amabuye amafaranga y'umugabo ashize amucisha isheni tubwire abantu ko nawe bari bumubone buriya impamvu avuga ati njye n'ufite amahoro azayavuga ko akazi kuri uriya mugore ari mu cyaro reka nshimire leta y'u Rwanda yatanze ubwisanzure baduhaye girinka baduhaye amatara baduhaye telefone za make ari kuguhamagara reka none se sheri mama Justin kamubaza ewe mbabarira mama yego ndi Justin Hakizimana yes Karara uramuzi Karara muzi kuko yampemukiye nyine gute muri makeya ni ukuvuga ngo Karara kumumenya kw'iwanjye namumenye ari ishumi n'umugabo wanjye ari amashumi ubwana bimenye bigeze ku nkombe hamwe bigera ku nkombe bikahenukiramo nyine mumenyera ku mafoto yajyaga yohereza umugabo wanjye mubonye no mu kiganiro arimo aserereza umupapa mbonana n'ubundi ntamuzi numva ko byihanganira navuge si ibintu bibaho kweri nuva Karara hashize igihe kingana iki aguye mu ki imyaka ine kabisa imyaka ine yakuviremo gukora divorce n'umugabo wawe yararekanye ubu ngubu umugabo wawe ari henshi ubayeho gute umugabo wawe ari he umugabo wanjye ntabwo nzi nkabarizwa hehe kuko byageze nyuma urumva umugabo wanjye yari umusirikare baba amashima ari umusirikare avuye hanze nza kugira ikibazo banyicira umwana w'imfura ubwo urumva ni ishyari nyine ry'abisi b'iki gihe umwana amaze gupfa umugabo aravuga ati ubu reka nkugurire inzu arayigura urumva nta nzu twari dufite maze kuyishyura inzu nayo nta mahoro nayigiriyemo umugabo anyumvise buryo ki twayigurisha tukimukira ahantu hatari mu miryango y'iwacu ubwo ngubwo twaje kwimukira i Bugesera ariko mbere ya bwo kwimukira i Bugesera njye urumva i Bugesera ntabwo nari mpazi ahubwo yarambwiye nk'ahantu nakoreye mu gihugu ahantu numva hatugwaho neza ni i Bugesera yego anyumvise buryo ki inzu twayigurisha kuko na n'ubundi nayigeragamo itari yuzura neza njyanye nk'abakozi nageramo nkarwara amaguru ibintu bigahinduka nanjye numva ko ari ikibazo nemerera umugabo ko tuyigurisha noneho muri icyo gihe cyo gushakisha aho mpa aba nkondeshereje ubwo nubwo rero yaje kumpamagara ari i Bugesera urumva amafaranga nagurishije nari nayasize kuri konti kuri KCS arampamagara arambwira ati rero inzu yabonetse none nyohereza amafaranga miliyoni yuzuye urumva nari nayigurishe 3,400,000 navuga ni inzu ya miliyoni nta kibazo amafaranga nagiye mu mujyi nshyira kuri mobile money amafaranga mugeraho mbese ntabari gusobanukirwa katazarimo n'uwo muntu n'uriya Karara sheri umva mama Justine mu by'ukuri n'uriya Karara tubona Karara n'uriya Karara cyangwa uramuye ukabona ni Karara rwose ntabwo muharabika ntabwo nta tuziranye naho nkaho baba data we none kugira ngo utekereze uvuge nuko wabonye avuga ati ngewe n'unzi wazaza mvuge wabyakiriye ukubona avuga ko ari umwere kuyamuhereza njye numva ko isi yishyuye ko ntabirenze yego nkatuza ubwo hacamo nk'icyumweru atewe nyereza 500,000 mponyangura isambu yego amafaranga ajya kuri konti nkamwoherereza kumbe Karara ari kwirira inkoko arimo aririra
ubwo nashidutse amafaranga kuri konti hasigaye amafaranga 400. yesu we kuko numvaga ko umugabo we ahantu ari yarimo ankorera igikorwa. yo ari kugikora urumva nari nanatwite n'inda igera mu mezi nk'atandatu. yesu we ubwo ngubwo umugabo yarampamagaye. hari ahantu nari nararagije inka nari naguze 500 iri kumwe n'icyayo. arangira ati iyo nka yigurishe wohereza amafaranga bigarana amatike uri butegeshe mu gitondo uza. inka narayinukiye nanone nyigurisha wagize gute wari wayinkoresheje. amafaranga nayamwoherereza. ubwo mu gatondo njye naje kwimuka. ntaje ngeze i Kigali umugabo aza kunsanganira i Kigali arimo nari ibintu bimeze neza. nibonye ku Ruhuha. ngeze Ruhuha ubwo twafashe amagare turagiye aho bita mu cyahoze ari muri Ngenda. ubu ngubu numva ari umurenge wa Nyarugenge. ubwo nibonye aho ngaho nishyira mu nzu mbona nta kibazo intebe nta mbese buri kimwe cyose kirimo. ariko inzu rero nayibayemo nyimaramo amezi agera muri 7 ariko ubwo ngubwo uko yakikibari niko ahamagarana n'uwo karara wiwe nkumva arimo aramurota karara wanjye sheri myiza ibintu nk'ibyo. karara wawe karara stop aranira kumenya karara ari mu ntoki. kuri iki abasirikare ni abantu beza cyane. yo ni beza umusirikare yarampamagaye arambwira kuko nari ntoranye na defense yabo. arambwira tumva shati ibintu urimo ntabwo ubizi. hari umukobwa ugiye kugusenya wumirwe. yo ariko ubwo nawe urabize se ubundi nkereka niturize ntegereze ntebe. yesu we cyanonkuye rero cyaje kunzunguza ubwonko nkaba nk'umusazi. ubwo ngubwo mwihangane ndimo navuga nihuta kugira umuriro utaza kurangira. ngo mama gira vuba tuzaza kukureba ejo nze tuganire. ikintu cyaje kunungura nagiye kubona intare igera mu mezi 8 nk'ukwezi kumwe ngo mbyare. ku mugabo numva ari wa muntu wiyoberanya mu Mana akavuga ko ari umukozi w'Imana ibintu nk'ibyo yewe agera ku rusengero akakirwa neza. umunsi yapanze n'uwo mukobwa wiwe arambwira uti uyu munsi ntabwo uri bujye gusenga. nawe yase kubera iki ati ntabwo uri bujye gusenga. nabwira nta kibazo ntabwo nzi. yego ubwo umuhungu yafashe iya mbere ajya ku rusengero ahamagarana n'uwo mushumi wiwe karara nawe aza nk'umuntu uje gusenga mu rusengero. umumama wari uzi amateka yabo arampamagara arambwira ati ese mukunzi ko utaje gusenga ni ubuhoro cyane ntumva ameze nabi kuko numvaga ntagaragaza ikibazo cyanjye nk'uwari wese akimenye kuko niyo navugaga menshi narakubitwaga birenze. ubwo ngubwo rero yarambwiye ati sha ngwino nkwereke umuntu ushimikanye n'umugabo wawe ukuza amahoro. nagiyeyo mbona bari kumwe n'undi mukobwa. ubwo ngubwo arambwira ati dore uriyo bacunge neza. umugabo yari ari muri korari yarambonye ahita yishima arahaguruka arambwira ati vayo hano agenda. ati ko nakubwiye ko nashaka kuza gusenga umeze gutyo uje gukora iki? ntabwira se ko ubuzima bwanjye ari njye mbugenzura wowe uzi ikibazo nahura nacyo. umugabo yanka kubyumva mbona arimo aranyukina ati genda mu rwara abashyitsi bari bugusure bari bukuzanira ibishyimbo. ibishyimbo ntabwo ari ikibazo ntabwo ibishyimbo biruta ijambo ry'Imana. umugabo arantwetse hasi ibintu ni ibiki. nabwiye abandi ba mama baturiye aho ngaho abasirikare ntagira rero ntatashye ese ni kubera iki baransobanurira nanjye nababwira impamvu nababyiganiye cyane. n'ubundi ibi nta n'ikintu nakumva mu byo barimo kwigisha nkaze ntahe nta kundi. naratashye nkiva aho ngaho basohotse mu rusengero umugabo aza yarubiye aragukubita
aturutse hepfo umuntu ameze nk'intare yo ngo naracitse ntiruka njya mu muturanyi nsangayo nkwiye inka zaca inzugi ngo ubundi nka nyice ngo azazikoresha ibintu ngibyo mana nyagasani hejuru ya karara ibintu muba mwarakoze umuntu arangije arambwira ati rero shaho cyo mu muryango w'inyuma wiyirukangire ukihutabaza umushumba w'itorero nagiye guhamagara umushumba w'itorero ahageze asanga umugabo yasisi arambwira ati ngwino uryame iwanjye ibintu tuzabyinshiramo umugabo yaciyeho aragenda ajya kurarira iyo ngiyo nawe yirarira ngo za Nyamata sirikare barabimbwira ati yajyanye na yashumi yewe Karara abana nta kibazo mpaho mu buzima bukakaye bivuze ngo inka yanjye yaragiye inzira agenda kahibaze nashidutse na yindi yambwiraga yarayishyuye mbona barimo barasohora ngo nishyure konte ntabwo yarahari yararigabiro harya ni mama nde wewe uri mama nde harya mama Justine yo mama mubyeyi wanjye mwiza yo ni iki kiguteye gutuma uvuga uti noneho ngenda birambiwe ikintu kinteye kubivuga nari wa muntu wasanga isaha y'Imana ibinageze kugira ngo umuntu yantarabye yego ni ukuvuga ngo ntabwo nakundaga ibintu byo kujya ku ma YouTube impamvu mbikubajije ni ukugira ngo wa muriro udashira by'umwihariko tutageze ku ntego ko n'ubundi ejo nzagusura tuzagusura nuko ukirimo uracyarimo mana mama Justine bisi yose mbonye mama nagiye kuri YouTube gutya mu kiganiro cyashyushye nk'umupapa Sabe ngo Sabe nase Sabe bita ngari kububa numva ngo urimo yenyegeza umuriro ngo Karara umutima urandye urambya navuga ni gute umuntu abazikari indaya nawe indaya mbaya we none ibyo binagaragara akajya gusenya umuntu wo gupapirira batanabonye Yesu Kristo umutima urambya numva birantenze navuga oya pe singa se shaki nimero y'umuntu umwe mu bantu b'aba YouTube nanjye muganiriza yo ni muri urwo rwego nari naracecetse narafungiyemo mbona nuko waduhamagaye byarasenyutse nkahangana n'urubyaro rwanjye umugabo akohoha akagenda gutyo urumva ntabwo nari kugira ute ntabwo nari nabiceceka ariko kuri te Imana yo mu ijuru byumve Karara ni umugore mubi niba ni umugore n'impari ni umukobwa Imana izamuhembera ibintu akora harya ubwo sheri mwari mutuye ubwo gihe mwari muri hehe aza kugusanga ku rusengero bakuza kujyaho wari hari Inyamata nari ntuye Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge niho yazaga mu mudugudu wa Soro akagari ka Ruganza yo mama wanjye mwiza ihangane rwabagaho bita mu ngoma munsi yo mu ngoma kuri munsi ya defense ya gisirikare hafi naye wasi ndahabona ubu dufaranga twose twavuye Darifuru ntibweze twose twa misiyo narahebye inzu ikimasa niyo mpamvu rero mbwira abantu ngo mama we abana mubayeho mu buhe buzima bimeze gute abana banjye ntabafite kuko nabyaraga nirukanga nyine ubona nta mukuru nta muto ariko ubu abana banjye pe barakuze ubwo ngubwo umuntu iyo Satani kwatatse Imana nayo igira uko ibigenza Yesu uri n'umukirisitu mama reka ngushimire ku bw'iki kiganiro tugiranye nimba waduha nimero wayiduha wayitanga kuko turi mu kiganiro abantu ukababwira ukuri ukavuga abantu cyangwa se reka uzayitange ejo naje nta kibazo urakoze cyane urakoze mubyeyi wanjye mwiza ndazinduka cyane nze kukureba nshobora no kurara nze nta kibazo rwose maze nitwa Justine rero uyu ni Jusite uyu ni mama Justine nawe uri mama Justine nanjye ndivona guhera uyu munsi uri inshuti yacu y'akadasohoka Karara we murajya hehe ku ijuru ritabaye gasopo
kambwira umuntu wese wakubise sheri wese mubwire ngo wahagurukiye Sabe mubwire ngo gasopo nawe niducukumbura hahise hawe gasopo ibi bintu nuko natwe hari hanze muri ba Cikongo ukuntu uyu mugore yavuze ngo impamvu Karara yahagurukiye Sabe ngo bitewe nuko Karara ari inda yamenyere gusenya ingo z'abantu ngo buriya nuko hari ibyo yashatse kuri Sabe atabo yego narengiye kubivuga bakunze bukuri Nyako TV ntabwo barabike kigano n'uyu mumama ubu ndararagenda rero nababwiye ngo ngewe iyo nafatiye ahantu murabizi akuburi twanagiye Mama Justine TV ukore subscribe kuri Nyako ukore subscribe tubazanira ubundi bwino buracyahari kubera mureke ibintu bijya hanze ngira batatu ngo gasopo nta muntu n'umwe udakosa Simbi hejuru Simbi mu bicu Simbi TV mu bicu amaraso yese akugote amen turabakunda cyane ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao bye bye